ikaze nanone rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ngingo u Rwanda n'Ububiligi ngo byacanye umubano nanone. Iyo nkuru tukaba tuyisanga ku gihe u Rwanda rwasheshe imikoranire n'Ububiligi. Ububiligi bukaba bwavuze ko buhagaritse inkunga igenewe iterambere. Ari igihe ushaka guseka ukibaza atari ko Afrika wagomeye ikimana Rwanda kubera iki ibintu nk'ibi. Ububiligi bujya gufatira ibyemezo u Rwanda bivuye kuki, bitewe n'iki, biturutse he, ese nyirabazana ninde? Twagombye kuba tukiruka inyuma y'abazungu kwere. Ibyo mara nkubwira ko ubwoko bw'Imana abanyafrika bagomba kuza hejuru bakayobora none. Kubona uyu munsi abantu batari bumva ko ari ubwoko bw'Imana, umuzungu akaba kibagaragaza agati, birababaje, nibyo guseka, ariko reka mbyinjiremo muri gusesengure nkwereke ukuntu bimeze, ukuntu ibihugu byacu biteye agahinda. Ariko byibuze nka za Burkina Faso tumaze kubona ko zimaze gukanguka, zimaze kumenya abazungu abari bo, zibirukanira kure, mugumi wanyu mugende, nta nkunga zanyu dukeneye, turihagije. Niyo mpamvu rero ibihugu bigitegeye amaboko abazungu nibyo kugirirwa impuhwe, nibyo gusabirwa. Baragira bati twarabahaye miliyoni 95 z'amayero z'uwo mushinga w'iterambere, noneho bamaze gukoresha 10-15 bahita bahagarika. Niko abazungu bakora. Ibi bihura na byandi by'amasezerano ngo yo kuzana bimukira bavuye mu Bwongereza. Negeze gukora video mvuga nti nk'umuntu wicara akumva ko abimukira bava mu Bwongereza bakaza mu Rwanda. Abanyarwanda bari hanze ni benshi, impunzi ziri hanze ni nyinshi. Bakagombye kuba barabajije impunzi bakavuga bati ese impunzi ziri hanze mu bihugu by'amahanga ziba zitekereza iki kubyerekeye gusubizwa iwabo, kwimurirwa ahandi? Ibyo n'abanyarwanda n'abarundi ntibabikozwa. Nkaswe abantu baba bavuye mu bihugu by'intagondwa, ngaho za Pakistan, ngaho za Iraq, za Iran, za Afghanistan, ibyo bihugu byose abantu baba bahavuye n'intagondwa ziba zihari, cyangwa se bahunze ibibazo bya politike cyangwa intambara. Mu mitwe yabo n'imyumvire yabo baba barageze aho bagomba kujya, ntago wabavana. Kuvuga rero ngo bari kubavana mu Bwongereza bakabazana mu Rwanda, uwicara kumva ko bishoboka, uwo muntu aravuze nti sinzi ukuntu abantu batekereza. Tugare ku kibazo cy'Ababiligi. Urumva impamvu zari iki kibazo cy'abimukira nuko bimeze nk'ibi by'Ababiligi. Wibuke ijambo ry'Imana mu byahishuwe riratubwira ngo uwo maraya yafashe agacuma ke akanywesha amahanga n'amashyanga yose. Ni ukuvuga ngo yabagize nabo maraya ntawe ubwe, kandi icyo gihugu kirazwi na Amerika, Ububiligi, Ubwongereza, Ubufaransa, byose biri kumwe, kuko nibyo bihugu bizata ubutwari. Ni ukuvuga ngo iyo Amerika ifashe u Rwanda bakagirana ibibazo, Ubwongereza busamira hejuru, Ubwongereza bagirana ibibazo, Ubufaransa bugasamira hejuru, Ububiligi bwagirana ibibazo, bagahindukanwa gutyo bazunguruka umuntu. Urumva ko ni bya bindi by'ijambo ritubwira ngo ni nka maraya. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo tujya tukumva ngo u Rwanda rwirukanye Abafaransa, bigashyuha, Abongereza bakajya kwibere, bigashyuha ngo bazanye abimukira, bigaceceka, Ababiligi bagacecekeraho kubera ibya jenoside, kubera iki byose. Byarangiza noneho ibibazo bya Kongo byatera, Amerika ibiri inyuma aho ngaho, Ububiligi bugahita buvuga buti ducanye umubano. Nawe ibaze, kubera iki Ububiligi buhaguruka bukavuga gutyo ngo ducanye umubano? Ni ukuvuga baba biziranye n'Ubufaransa, baba biziranye n'Ubwongereza, baba biziranye na Amerika, kariya ka Rwanda tugombe tugacenge, tugakine, kagume hagati mu rurimi. Mbere yuko tubyinjiramo rero neza cyane, reka ngusobanurire nkwibutse ko nanditse igitabo kivuga kuri Ukraine mbere y'imyaka 10 yuko iriya ntambara ya Ukraine biraba. Nandika n'ikindi gitabo ku Rwanda, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Bivuze ko byibuze hari ubumenyi buke n'impano Imana iba yaraduhaye, iduha ijambo ko byose nakwe ko bishingiye ku kubohoka kwa Afrika. Kuba rero Ababiligi
babyutse bakavuga bati ya nkunga twari twarabageneye ya miliyoni 95 z'amayero turabisheshe tumaze kubaha miliyoni 15 gusa. No kubera iki bivuze iki? No vuga ngo biriya bihugu by'amahanga yaba Amerika nakubwiye, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi n'ibindi bihugu wenda bigenda bikorera ibintu byabo mu bwihisho bitajya hagaragara, navuga nk'Ubudage, nkavuga Ubutaliyani, nkavuga n'ibihugu bindi by'Uburayi, biba bigamije iki? Biravuga biti Abanyafrika nta bwenge bagira, reka tubemerere miliyoni 90, bo barahita bareba ko miliyoni 90 bazibonye, ariko twebwe gahunda dufite n'amezi n'umwaka tugakorana nabo ibyo tugomba gukorana, badukora ibyo tugomba gukora bihwanye n'amafaranga, cyangwa se ahubwo ya mafaranga ari na hasi yabyo nk'incuro enye. Tuvuga nimba bo barashoye miliyoni 95 arizo bemeye akareshya mugeni, noneho ugahita usimbukira bavuga ati mbonye amasezerano n'Ababiligi, bo bakavuga bati nitumara gushyiramo miliyoni 15 tuzaba tumaze kubakuramo ibifite miliyoni 50. Noneho nitumara kuvana muri izo miliyoni 50 tuzahita tusesa amasezerano nabo, kuko nidukomeza bazatumenya, bazatuvumbura, babone ko twabahenze, bakaguha nk'ibyo bike. Rero barangiza bagera mu hagati bitangiye gutangira bo baravanyemo ibyabo already kare, bagahita bakisesa amasezerano, ugakomeza ubandanya bakakwakuranwa. Ubwo uzajya kumva wumve ng'Abongereza bagarutse, wumve ng'Abafaransa bagarutse kwibere, wumve noneho Abanyamerika baje no kumugaragaro nubwo batagaragara. Ibi rero birababaje cyane. Impamvu ni yihe? Nuko abazungu babarira imyaka 50, imyaka 100 nkuko nakubwiye. Icyo bazi ni iki? Nuko dufata urugero kuri jenoside. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yabaye hashize imyaka 30. Muri iyo myaka 30 barabara bakavuga bati generation yari hari tuzabanza tuyikubura, babanza bicane ngaho bapfuye muri jenoside, abandi bahunge, noneho hazaza abashya. Abashya nibaza ko byagenze 94 tuzabaha direction igenda mu wundi mujyo, noneho bya bindi byuko bari bakomeye kuri jenoside byanyabyo, kugira ngo noneho bashinje Ubufaransa, bashinje Ububirigi, bive mu nzira bigende biyoyoka gahoro gahoro, kuko bano bashyashya ntibari bahari. Tuzabakorompa tubahe amareshya mugeni, nkuko ufata imbwa, ushaka gufata imbwa ushyiraho inyama igahitiza, cyangwa imbeba ugashyiraho za cheese, ugashyiraho ibyo byose ugahita uyifata. Niko bigenza. Noneho kubera ko babandi baje b'abaturage bashya mu Rwanda, baje batazi ibyahise, noneho bagahita bavuga bati reka tubahindure, tubayobye, noneho bakurikire bya bindi bari barimo nk'ibya jenoside. Urumva ko ibya jenoside nabyo nashaka kugarukaho, kuko buri Ububirigi barareba bakavuga buti hano mu gihe baravuga bati ngo Ububirigi bwararebye busanga bugomba guhitamo uruhande mu ntambara iri kubera muri Kongo. Izo mpuwe nawe zibaze zo kuvuga ngo bahisemo uruhande rwo guhitamo Kongo, nibyo nari ngiye kujyaho, kubera ko byanze bikunze bafite ukuboko muri jenoside. Uziko Ababiligi nibo baza kwisonga iteka ko ari bo bazanye amoko mu ndangamuntu bateje ibibazo mu Rwanda. N'ubwo abazungu barabibika. Muri ibyo Abafaransa nabo bavuga ko nabo bagize uruhare muri jenoside, ntaho byagiye. Ejo bundi bazagaruka bone bazanye amaliste nanone bavuga bati dore ko bimeze, muzahebera uko bigenze. Niko abazungu bakora, muzahita muyobora uko bagenze. Iriya gahunda ngo ziriya raporo bakoze, biriya bintu baje gupima, buriya barapimye bareba ibyari byo, babireba neza, bafata ibyanyabyo barabibika, noneho bazana ibyo gushimisha Abanyarwanda. Niko abazungu bakora. Bazahita bazana evidence, bahita bavuga ati dore twebwe ibintu biri official twabonye, twariziye, dore ibyo twabonye n'ibi ngibi, dore n'ibi nyuma y'imyaka 10-20 abantu bahita bavuga bigenze gute. Niko bakora. Iki kibazo rero kimeze gute? Mpora nkubwira ko ubwoko bw'Imana ari abirabura. Yuda uri muri Amerika. Yuda abantu bose bamaze kumenya ko ubwoko bw'Imana ari Yuda bari muri Amerika, n'ubundi bwoko 10 buri muri Afrika.
abazungu bakaba badashaka yuko abanyafurika tuzamuka none ngo dufate ubutware, kuko niko byagenda gute ntabwo bazabikumira. Bimaze kugaragara kumugaragara ko abamaze gukanguka bamaze kumenya ko ubwoko bw'Imana barabirabura benshi cyane cyane b'abanyamerika, abirabura b'abanyamerika bazi amahano Ububiligi bwakoze muri Kongo. Leopold ya mwami wishe miliyoni 10 z'abakongo. Ibyo byose bimaze kumenyekana biri hanze. Kuba rero bimaze kumenyekana biri hanze bivuze ko bitera pressure ku Bubiligi ku rwego mpuzamahanga. Noneho niyo biri ku rwego mpuzamahanga bivuze iki? Bivuze ko Ababiligi bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bigaragaze, bagaragare neza imbere ya Kongo. Ubwo wenda iby'amabuye ntabwo twabivuze, byibuze ibyo bintu by'uko umwami wabo yishe abakongomani benshi barenze amamiliyoni n'amamiliyoni bibe byibagiranye, babeshya abantu bavuga bati turabona twemeye wenda ibyabaye, ntabwo ari twe ntitwari turiho. Niyo mpamvu niyo abirabura bari muri Amerika bavuze bati mwega abazungu mwaratwishe muratumara muraturimbura, abo uyu munsi baravuga bati ntabwo ari twebwe, ntabwo twari duhari. Nubyumva, ntitwari duhari, ntabwo ari twebwe. Ariko ni ukuvuga ngo basekuruza babo na basekuru babo nibo bishe abirabura biraho. Kuba babihunga rero babishyiramo ishingiro, babihishingiro kubera ko bavuga bati ntitwari duhari. Ababiligi b'uyu munsi rero nabo baravuga bati ntitwari duhari icyo gihe, ariko byibuze uyu munsi reka dufate uruhande rwa Kongo bigaragare nkaho amakosa yakozwe, dusa nkaho tuyemeye ariko tutari abanyabyaha. Ari nayo mpamvu wabonye Ababiligi n'Abafaransa banze kwemera uruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kubera iki? Kubera ko bazi uwo mukino, niko badukina iteka. Nkabangiye mvuga ni uriya mu president wa Burkina Faso kubera ibyabaye kuri Thomas Sankara, niyo mpamvu we yarize. Ariyo mpamvu nashatse gutangira avuga ni ese jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994 nk'abanyarwanda hari ikintu na gito yatwigishije. Wibuke nanditse igitabo cy'amapaje arenga 600. Iyo urebye uyu munsi usanga ahubwo byarahumeka umurari, nta kintu twigiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ntacyo, kuko iyo tuza kuba twarize ibyabaye 94 mu Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ntitwari kuba tukiruka inyuma y'abazungu. Twari kuba byibuze za Burkina Faso twarazirenze nk'imyaka 10-20 imbere yabo. Kubona Burkina Faso uyu munsi ituyobora muri Afurika, ituha urugero rw'uko ibihugu bya Afurika bigomba kumera, birababaje. Birababaje n'ibihugu bya Afurika bimaze imyaka n'imyaka, wenda twavuga ati bo barize bigiye ku byabaye kuri Sankara, bagenda babyiga barabimenya, ariko twebwe nk'abanyarwanda miliyoni n'amamiliyoni, impunzi zihese ishyanga, abantu bose bameneshejwe ziri hanze impunzi, abapfuye muri jenoside bageze kuri miliyoni. No kuvuga ngo twabuze nk'abantu barenga miliyoni zingahe mu gihe cy'imyaka mike, miliyoni nk'ebyiri mu myaka ingahe, mu myaka wenda nibwo twagira 30 ishize. Ariko Burkina Faso yo byafashe umuntu umwe gusa, Sankara, kumubura kugira ngo bige imiterere n'imitekerereze y'abazungu. Niyo mpamvu ngiye mvuga ni ibyo kwirirwa biruka inyuma y'abazungu ngo bari gukorana ngo za gahunda z'iki ngo z'imihindukire y'ibihe ngo ziterambere. No, abazungu uko bameze uko bakora nta kintu na kimwe cyiza bifuriza Afurika. Ahubwo mu makuru amaze iminsi acicikana bari kuvuga ko bashaka ngo Afurika itarimo abirabura. Barashaka Afurika itarimo abirabura. Umva ukuntu baba batekereza, bagukoresha nyine babadahemo, nomara ko badahama aho mwajya ni akazi kanyu. Ubundi bo bazi muri Afurika kuko babona ko Afurika iri gukanguka nitera imbere igafata ubutware n'ibihe n'imiterere y'ibihe myiza dufite, nta hantu bazatuvana ko bazababoyi bacu. Uvuga ngo uri hasi umunyafurika azajya hejuru, n'uri hejuru umuzungu azajya hasi. Niko bimeze mu ijambo ry'Imana. Niyo ntambara iri kuba, intambara zose ubona ibiri kuba byose nicyo bishingiyeho, nibyo bintu utajya ubwirwa. Va mu idini, ibyo abadini bakubeshye, umenye kwishakira ukuri, yaba ukuye mu ijambo ry'Imana, yaba ushatse abantu kuko bamaze kumenya ukuri bagucire ku mayange. Nibyo bibazo dufite muri Afurika, nibyo bibabaje. Izo ngero nguhaye muri Burkina Faso n'ibindi bihugu biri kugenda byigiraho. Ariyo mpamvu ubona uriya muhungu
Traore bari kumuhigira hasi no hejuru kugira ngo barebe uko bamuvanaho, kuko uko Afrika igiye guhinduka kubera we ni ibintu abazungu bavuga bati no, ibi bintu ntibishoboka niko bavuga, barahiga hasi hejuru, ariko nawe arabizi kuko azi ibyo bakoze mwene wabo Thomas Sankara. Mu Rwanda rero ababirigi ngo basheshe imikoranire n'abanyarwanda. Reka nkwerekana hari ibintu bishimishije umaze kubona ko abanyarwanda nabo bamaze gukanguka. Tujye muri comments kugira ngo twuzuye ibibazo kukubwira, mwereke uko abantu bagomba kwitwara muri ibibazo by'abazungu. Abazungu igihe cyabo cyararangiye. Until the time of the Gentiles is fulfilled. Igihe cy'abanyamahanga igihe kizaba cyarangiye nk'uko byahanuwe mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, kiri kurangira cyararangiye. No kuvuga ngo ibihugu byifatanya n'abazungu muri no minsi biteye agahinda, kuko abantu cyane abanyarwanda, abanyafrika bagomba kumenya ko ibintu byabo by'abazungu byararangiye. Ya myaka 400 yo mu itangiriro Imana yabwiye Abraham ko ubwoko bwe buzajya mu gihugu kitari icyabwo, igihugu kivuga ururimi batumva, bakazamaramo imyaka 400. Wibuke ko buriya bwoko bw'abirabura ba Yuda b'abanyamerika bagiye hariya muri Amerika muri 619 kugeza muri 2019 hari hashize iyo myaka 400. Akaba ari nayo mpamvu bahise bakingira abantu isi yose igitaraganya huti kugira ngo abantu bakomeze basinziriye, kuko uriya mwaka wa 2019 2020 kuzamuka consciousness y'Imana n'abantu, no kuvuga ngo guhuza kw'Imana n'abantu kwari kuzamuka, nibyo bigenda bizamuka. Ko Bibiliya iratubwira ngo muri iyo minsi ya nyuma ubwenge buzagwira, abantu bari bita bahaguruka. Noneho kugira ngo abantu badahaguruka, niyo mpamvu babakingiye, babaterabera bikingo kugira ngo bakomeze basinziye. Ariko Imana nyine nayo ifite ukuntu ikora, bisa nkaho bimeze nkaho ntacyo byamaze, nubwo umuzungu agifite izindi gahunda zabyo nyuma yabyo. Nkabandi kubwira nti rero abene igihugu iyo maze gukanguka, nkuko hano tubisoma muri comment hari uvuga uti nzabambarirwa abasenga nimusenge, nyamara ishyamba si ryeru, kandi byahanuwe umenya bigenda bisoza rwose. Urumva ko abantu benshi babirebera mu buhanuzi, babirebera mu biba, nkuko nakubwiye ko Bibiliya iduha ko tugomba kugenda ku mirongo y'Imana. Ubuhanuzi cyo buvuga ibibazo kumenya neza uko gusobanukirwa ibiba ariko bibera mu bihugu bikaba kugira ngo tubibone. Nk'uyu muntu urumva ko avuga ngo nyamara ibintu ishyamba si ryeru, abasenga nimusenge. Ubuhanuzi bwavuga ngo aho ibyo bintu bizaturuka, aho izuba ry'i Rwanda rirengera, nibyo bizatugwa nabi. None ndabona dukomeje kwenyegeza umuriro ngo bibanguke. Mungu saidia Rwanda. Nukuvuga ngo abantu benshi barabizi, barakurikira bakareba akavuga ati nyamara ibintu turimo twakagombye kuba twaraciye kubirira abazungu kera 9 kirangira. Biriya bintu ni ibintu sinzi ntawasubiza igihe inyuma nyine, ariko ibyabaye abanyarwanda bose ndibaza ko bazayivanamo isomo rikomeye. Niyo mpamvu njya mvuga nti nkabwira abantu ngo Kagame azunga abanyarwanda. Kubera iki? Hari abakoze jenoside, hari abaje nyuma ya jenoside, hari abavutse nyuma ya jenoside, hari abagize ibibazo mu ntambara. Abo bose ni ukuvuga ngo nyuma ye nibwo abanyarwanda bazicara bakavuga bati dore byatwayeho 94, dore izo ntambara zatugabweho, dore byagenze byose, dore ahubwo noneho inzira nyayo tugomba gukurikira. Nibyo bizaba atari kuvuga ngo wenda nuko turi abanyarwanda turi special, ahubwo nuko isi yose, Afrika yose igiye kuzamukira icyarimwe. Ari nayo mpamvu vuga ni twebwe abanyarwanda dushobora kuzisanga dushyirwa imbere n'abazungu muri ino minsi, ariko mu bihe bije tuzasanga turi ababoyi b'abazungu, ahubwo noneho twarabaye ababoyi b'abazungu, dusekwe n'ibihugu byose bya Afrika. Ejo bundi hari umutipe yarambwiye ngo u Rwanda rwanyu na Kagame wanyu, it's not good. No, why? Ibi bimeze gute? None weho mukunda iterambere,
niwe wambwiraga iby'iterambere mu minsi yashize, dore ibyo twavuganaga, ngewe ibyo ntabwo mbizi. No, ntabwo twanga nk'abanyarwanda atari ko ibyo muri gukorera Kongo. Nuvuga ngo aba bantu bose bari abantu bashyigikiye bashimagiza u Rwanda hirya no hino, nibwo yambwiye ati no tuzicarane tuganira. No, ngewe ibyo ngibyo by'u Rwanda na Kongo ntabwo mbizi, ntabwo mbijyamo, ariko uko ubibona nyine, uko ubyumva none umaze gutekereza, uko ubyumva wabivanye he, kuki none uhinduye imvugo? Ndaramaje ni kuki uhinduye imvugo uyu munsi bigenze bite? Ngo maze kubavumbura ko abanyarwanda mwebwe ngo mukorera inyungu z'abazungu kugira ngo muteze ibibazo muri Afrika. Yambwiye gutyo, kandi imbere yajyaga ambwira imvugo zitandukanye. Noneho ndamurenda ndamubwira nti okay, Afrika igiye gufata ubutware, sanga nabo barabizi, bose bamaze kubimenya. Niyo mpamvu twebwe nk'abanyarwanda kuzisanga tukiri ababoyi b'abazungu birababaje. Abantu benshi ntibabyumva kuko mu minsi ije niba abanyarwanda tudahindutse tuzaba iciro ry'imigani, tuzaba igisekwa na bose mu bihugu byose bya Afrika. Ko Afrika imaze kudufata nk'ikibazo, abenshi ntabwo babizi. Nk'uko naratangaye uwo muntu yaramwe ngo ndashaka kutuvugana, ndashaka kutuvugana ibintu biri kubera muri Kongo n'u Rwanda byose. Maze kumva ibyambwira n'ibyambwiraga kera, ndetse mubwira ni okay, ndumva none umaze gukanguka, umaze kumenya ibyago. Hano harundi aravuga ati ngo nizere ko ari inkunga ya leta y'Ububiligi inyuze muri guverinoma y'u Rwanda gusa, ahubwo atari za ONG bafunze. Urumva nategereje ndavuga ati wenda uyu muntu ashobora kuba akora muri ONG ari havana umugati, ndamwumva, ariko umenye ko umuzungu yafunze robine abafunze robine. Kubona igihugu nk'Ububiligi bamugani kidafite amabuye y'agaciro, ubwire Ububiligi iyo ugezeyo, nagiye njya inshuro nyinshi nkareba, ariko icyantangaje Ububiligi nicyo gihugu cyonyine, wenda iyo myaka ishize, wenda ubwo wenda ibihugu byabigezeho mu myaka 10 ishize, Ububiligi cyari cyo gihugu cyonyine ku isi gifite amatara ku mihanda impande zose, ahantu hose, kubera bwa butunzi bavanye muri Kongo. Uriya mwami wabo ngo Leopold yasahuye ibintu mu Bubiligi, yasahuriye Ububiligi ibintu muri Kongo bifite kuba byatunga abaturage b'Ababiligi bose badakora imyaka 100. Imyaka 100 Ababiligi badakora, ku buryo baramutse badakoze ibyo basahuye Kongo byabatunga imyaka 100. Sinzi kubyumva. Nuvuga ngo abantu bafite impungenge z'uko wenda Ababiligi bagiye gufunga izo mfashanyo zinyura muri ONG, abandi bakaba tukanga Ababiligi barakamubwa, ngabarokore bacumugari bavuga bati yakabumbye ni ikamena. Nta yakabumbye ari ishobora kukamena kandi tutagendera ku murongo w'Imana w'ijambo ry'Imana. Nabwiye abanyafrika, mbwira abanyafrika igihe kirekire cyane cyane n'abanyarwanda, ndababwira nti ikibazo Afrika ifite ntabwo ari amashuri, ikibazo Afrika ifite ntabwo ari amavuriro, ikibazo Afrika ifite ntabwo ari ubukungu. Ikibazo Afrika ifite muri byo bazo bavuga byose nta na kimwe byabyo bintu by'iterambere bituma abantu bagira ibibazo. Ikibazo Afrika ifite nuko abazungu baraje bayikorera iyo za bwonko bakoresheje ijambo uko barihinduye. Ibyo ni ibintu wenda tuzazi tusinjiramo, cyangwa se ushaka bazareba kwinca no aho nigisha ijambo ry'Imana. Noneho bamaze gukora iyo za bwonko bakoresheje ijambo ry'Imana uko barihinduye, bararihinduye, za Bibiliya barazihinduye, bafata ibitabo babivanamo byinshi cyane. Tumaze imyaka n'imyaka tubishakisha, imyaka 10 n'ingahe irenga. Nuvuga ngo bamaze gukora izo bwonko bahinduye ijambo ry'Imana, bo bahise bayobya umunyafrika ata umurongo we. Bivuze ngo rero kuba baragufashe bakabanza kukuvanaho Imana yawe, imyemerere yawe wari ufite, bakagupakiramo ibyabo, ibyo byose badupakiyemo barapakira. Iyo urebye n'uyu munsi nawe urareba ukibaza ukabona koko batubeshye, baratubeshye. Imbaraga twari dufite aribyo bihura na bwa buhanuzi bw'imyaka 400 nakubwiye, kuko twagomeye Imana, akaba ari cyo Afrika izira. Tugomba guhindukirira Imana, twayiteye umugongo kugira ngo nayo yongere dusubize bwa butware. Ya myaka 400 rero Imana tugira nuko ya myaka 400 yaruzuye, noneho tukaba turi mu gihe cyabo cy'umusozo. Akaba ariyo mpamvu ubona bavanyeho Trump,
ibyo nabyo nabivuzeho cyane. Bazanamo Biden kubera ko Trump yagumaho manda ebyiri zikurikiranye, ntabwo yari gukora gahunda zabo satani bafite z'imyaka 4 ifite bafite uyu munsi. No kuvuga ngo Trump yaza kirya gihe 2016 agahita za imyaka 4 agahita kubita imyaka 4 ifatanye, ntabwo gahunda bamufitiye zari gushoboka. Ibyo nabyo nabikubwiye zigendanye n'igiceri kiriho Cyrus na Israel, nabyo bazabireba cyangwa se nkazabibonyuramo ikindi gihe. Noneho rero impamvu bazanye Trump kugira ngo Trump aza akore izo gahunda zabo z'ibihe za nyuma ziri kurangira. Niho tumenyera ko nyine bari mu bihe byabo bya nyuma. Iyi myaka 4 bafite akaba ari izahita ikomatanya na ya myaka igera muri 2030 ariko bavuga kuzahindura abantu bakabagira transhumanism, bakabagira ibyo byose. Iyo myaka isigaye kugira ngo babigereho 2025 asigaye imyaka 5. Ni ukuvuga ngo uko bivugwa uko bimeze bashaka kuzahita bavanaho perezida bagakora ubutegetsi ubuyobozi bwa Antikristo, kubera ko bakomeje gutya ntabwo bashobora kuyobora amahanga kuko ibihugu byose bimaze gukanguka. Ibihugu byose bimaze gukanguka, akaba ariyo mpamvu bazakora ibyo bintu by'isesa rya perezida bakabivanaho, noneho bakazana ubutegetsi bwabo bwa Antikristo. Ibyo n'ibindi tuzinjiramo. None rero icyo nakubwiraga ni iki, nuko ikibazo Afurika ifite dusenga imana z'abanyamahanga. Narakubajije nti abashinwa bafite imana zabo, abarabu bafite imana zabo, abazungu bafite imana zabo, abahinde bafite imana zabo ngizo za Buddha. Twebwe dufite ibishushanyo by'imana zabo. Nicyo kibazo Afurika ifite, kandi Imana irakubwira iti ntuzigere na rimwe usenga ibishushanyo cyangwa ubipfukamire cyangwa ubyibarize. Nicyo kibazo Afurika ifite. Ni ukuvuga ngo bo bumvishe ijambo rya nyaryo ry'umwimerere, noneho barikoresha against us, contre nous. Barabifata bahita bavuga bati ijambo riba rivuga gutya, ntuzasenga ibishushanyo, baguha ibishushanyo bisenge, warangiza ukavuga uti wewe ahubwo ngewe ndi intyoza mu gusenga ibishushanyo. Ariyo mpamvu nkubwira ni ririya dini rya Katolika ni idini rya Satani, abantu bakansika ntibabyumve. Ntushobora kubyumva kubera ko Imana irakubwira ati ntuzasenga ibishushanyo. Wowe ukavuga uti ahubwo ndi umuhanga mu gusenga ibishushanyo. Niho ruzingiye. Ayo madini yose tugomba kuyabanza twakubura tukayavanaho, tukamenya ijambo rya nyaryo ry'umwimerere, tukamenya ubuhanuzi buvuga iki, tugakora wa mujyo gukurikira ijambo ry'Imana, nibwo tuzasubirana ubutware. Niho ruzingiye. Abantu rero baravuga bati ndabona ibintu bikomeye, kuki utatweretse ibyo babandikiye mbere yuko muvuga ngo ni mwebwe mwitandukanyije nabo mbere. No kuvuga ngo Ababiligi babanje gusesa iyo mikoranire namwe, none mushatse gukina imikino nkaho ari mwe mwabyanze mbere. Twarabamenye ko muhora mutekinika abaturage. Urumva ko abantu bose bamaze gukanguka n'ibindi bintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo abaturage bamaze gukomera, bamaze kumenya ukuri. So imfashanyo zabo bazazijyane n'ahandi, kuko ibihugu byabo bitariho twabaho. Niko umwana ndavuga hano, niko ndere kuvuga hano. Kwivumbura.com, ngo mwivumbuye.com, ni ukuvuga ngo bavuze bati dufunze robine none mutangiye kwivumbura. Niko ngo nawe yandika noneho ubukene buratwishe, ubwo Ububiligi butuvanye amaboko. Uyu niko avuga, asoza avuga. Ni ukuvuga ngo we abenshi babirebera hirya no hino bakavuga bati buri Ububiligi ni igikoresho cya Amerika n'Abafaransa. Bavuga bati okay, kadufate ka Belgique, Ububiligi aribwo dusheta mugiye gutana mu minwe n'u Rwanda. No kuvuga iki, ikintu narengiye kurangiza nibagiwe n'iki, intambara yahuje Ubwongereza n'Ubufaransa ku bwa Napoleon. Ubwongereza bwari buzi yuko bari gutsinda, none bafata umuntu w'Umwongereza ko kera ubutumwa babujyanaga ku mafarashi. Amafarashi yagendaga igihe agatinda, none ahubwo bo baravuga bati wa muntu uri buze avuye ku rugamba aratinda, reka dufate undi muntu agende atanga igihuha cyuko Ubufaransa buri gutsinda intambara. Kubera iki? Kubera ko abayoboye isi bayobora inyuma bafata impande zose, bari ku mpande zose. Niyo mpamvu ubona abarepublicains n'abademokrate nabo bavuga ngo ni inyoni n'ambababa
y'inyoni ari ku nyoni imwe. Ni ukuvuga abarepublika n'abademokarate bari aba Biden n'aba Trump nta tandukaniro na rimwe, nta nihangana ririmo. Bari abantu bagenwa mbere y'ibihe bakabashyiraho gusa kuri gahunda baba bakomeza gukomeza. Muri icyo gihe rero uwo muntu agomba kuzana ubutumwa avuye ku rugamba abujyane mu Bwongereza, bo bahise bafata undi muntu wari hafi aho baravuga bati Ubwongereza bwatsinzwe intambara. Noneho abantu benshi kubera gupanika ko ifaranga rigiye guta agaciro bagurisha imigabane, baragurisha vuba. Noneho bamaze kugurisha, wawo n'ibifarashi aza kuhagera aravuga ati Ubwongereza ahubwo nibwo bwatsinze intambara. Abantu bamaze kugurisha ibintu byabo. Urabyumva? Babigura make, nuko nkuko bajya babaherwe niko bayoboye isi. Urabyumva? Bivuze iki rero ku Bubiligi n'Ubufaransa na Amerika? Baravuga bati dufite ka Rwanda hano, dufite na Kongo hano, tugomba gutsinda byanze bikunze. U Rwanda murufatire imyanzuro yuko muvanyeho inkunga, noneho mwereke ko muri kumwe na Kongo. Ariko noneho u Rwanda niruramuka rutsinze, twebwe nk'Abanyamerika n'Abongereza tuzahita twongera tugaruke twerekane ko u Rwanda nirwo rwiza. Urumva? Nuvuga ngo bafata Ubufaransa, bagafata Ububiligi, bagafata Ubwongereza na za Amerika, noneho bakatakira mu mpande zombi. Ku buryo hano Abanyafurika ntibarekura Ubufaransa n'Ububiligi kubera ko bavuga Igifaransa, bisanga bari ku Bwongereza na Amerika kubera ko bavuga Icyongereza, akavuga ati ba bantu turabatsinze. Kumbi Abongereza n'Abanyamerika n'Abafaransa n'Ababiligi bari ku nyoni imwe, n'amababa abiri ari ku nyoni imwe, bose basenyera umugozi umwe. Ibyo bintu kuba Abanyarwanda batarabyumva uyu munsi birababaje. Ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo baretse imfashanyo, ahubwo mubirukane mubavane mu bihugu byacu, kuko nitutareba neza Abanyarwanda tuzasanga ari twe twasigaye turi ababoyi b'abazungu. Ariko igihe niki, ibuye ryagaragaye iriba rikisha isuka, ko nzi neza ko Abanyarwanda atari bo bantu bazasigara inyuma. Abanyarwanda byanze bikunze bazamenya ukuri, nyamara kumenya ukuri kuzababatura bigoboture ingoyi y'umubisha ari we muzungu, baze mu kuri, ukuri kuzabatura. Bakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom. Toda haba. Tov meyot.